Ndababaye cyane ku buryo mudashobora kubyumva. Murambabaje kandi mubyumve mwese pe. Uyu musaza ubona imbere yawe uri kurira yahuye n'ikibazo gikomeye cyabereye benshi ihurizo. Uyu musaza yaririye ku rukiko nyuma yo kwamburwa umwuzukuru bareraga kuva akivuka. Uyu musaza yapfushije umwana w'umukobwa wari warashatse umugabo babyaranye umwana umwe. Inkuru itubwira yuko uyu mukobwa yapfuye ubwo yabyaraga umwana wa mbere. Umukobwa w'uyu musaza amaje gupfa nibwo umugabo bari barashakanye nanone kurera umwana bari barabyaranye maze aramuta aratorongera. Sekuru wa mwana ari we se wanyakwigendera wabanaga na wa mugabo wataye umwana yabonye atajugunya umwuzukuru we maze aramurera arakura. Amaje gukora none uyu munsi bagiye kubona si wa mwana abahingutse mu maso ngo umwana wanjye. Umusaza yanze kumumuha maze umugabo azinga umunya ajya kumurega mu rukiko rwahariye ibirego by'abana. Mu rukiko umusaza bamutumije haraza asobanura uko byagenze, ariko ibyo benshi bari biteze byaje kubatungura ndetse binatera ababyeyi benshi umujinya w'umuranduranzuzi. Imbere y'urukiko rw'abana rwa Miramini Children's Court habera igikorwa cyakoze ku mitima ya benshi. Uyu musaza witwa Nyaswa ari we sekuru wa mwana yabonetse arimo kurira cyane amarira agaragaza ububabare bukomeye cyane. Uyu musaza avuga yuko we n'umugore we ari bo bareraga umwuzukuru wabo kuva umunsi umukobwa w'abapfiriye azi ibibazo byo kubyara nk'uko Nyaswa abivuga. Umugabo avuga yuko ari we se w'uwo mwana yabuze mbere yuko ngo uyu mwana avuka ndetse kandi ngo ntabwo yongeye kureka kumureba mu myaka yose yakuraga. Muri iyo myaka yose sekuru na nyirakuru nibo bagerageje kumurera uko bashoboye, bamugurira ibiryo, bamurihira ishuri, banamwitaho igihe arwaraga. Ariko nyuma y'iyo myaka yose umugabo avuga yuko ari we se w'uwo mwana yaje kuzagaruka maze ajyana ikibazo mu rukiko asaba guhabwa uburenganzira bwo kurera umwana we. Urukiko rwaje kwemeza ko uwo mwana ajya kubana na se kuba ari yuko mu mategeko ari we mubyeyi wamubyaye. Ubwo uwo mwana yajyanwaga bivuga yuko arize cyane, avuga yuko ashaka kugumana na sekuru na nyirakuru kuko ari we yakuze abona nk'ababyeyi be. Muri ako kavuyo kabaye abashinzwe umutekano bafashe nyirakuru w'uwo mwana maze bamuta muri yombi azize guteza akavuyo kuko yararimo ararira cyane ubwo yabonaga umwuzukuru yamujyanye, mu gihe kandi umwuzukuru nawe yareraga cyane ahamagara sekuru na nyirakuru ngo bamutabare. Ubona ko rwose atishimiye kubana n'uwo mugabo witase. Byarangiye ko wa mwana wa mugabo amutsindiye maze umusaza n'umukecuru batabarira cyane bibaza byinshi. Ariko umusaza avuga yuko kuva yavuka ibimubayeho atazabyibagirwa mu mateka kubera ko ngo kuva yaba aribwo yabahuye n'igikomere gikomeye cyane kurusha ibindi byose byamubayeho. Nyirakuru y'umwana we wateje akavuyo maze bakamwika muri kasho azira kuvuga ko bamugarura umwuzukuru. Byarangiye bamurekura ndetse bahita babasaba kuva mu rukiko barataha. Ariko nanone nubwo amategeko ashobora kuba yakurikijwe, ikibazo cyasize abantu benshi baza niba rimwe na rimwe amategeko ashobora kwibagirwa amarangamutima y'umwana kubera ko buriya kubana ikibazo si ukumenya gusa uwababyaye ahubwo ni ukumenya uwabaye hafi igihe bari bakeneye urukundo, uburere ndetse n'umutekano. Ngari gukora inkuru yabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya. Murasubscribe n'imbaraga mugeze kuri isheni iracyari Obi Nangini Obi Time News. Obi Time News.